ijambo ry'Imana rizarivuga ngo ijambo ry'Imana ni ryiza ngo rizarimera nk'amazi afutse yonanyo ifite inyota niko rizarinduhura rikarivuga ngo rizarihesha uryumva neza gukiranuka rikamurema umutima mushya. Ijambo ryo kwizera umukristo baravye ngo ijambo ryo kwizera ngo ni igiti cy'umwimerere kandi ngo icyo giti cy'umwimerere ngo kizacera imbuto za mbuto ngo zigiza ngo iyo mbonye ibyago aje ndengera iyo mbonye ibyago aje ndengera ni igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro nimibatizwa katika roho shangwe yambi abayikunda muze tugende abayikunda muze tugende nje ntabwo nzasubira inyuma. Inkuru nziza TV. Kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, abaherereye mu Rwanda, muri East Africa, Afrika muri rusange, Europe, Asia na Amerika. Turabasuhuje, tubifurije kumera neza, cyane cyane dusuhuje abanyamulenge bavuga ikinyamulenge aho baherereye bose. Imana ikomeze kubana namwe. Niba utameze neza ndakwifuriza kumera neza. Icyo nakwifuriza, kora, senga, ubundi utegereze igihe cy'Imana, Imana izakugirira neza. Twagiye gusura umukecuru mwiza cyane, muvuga butumwa ukomeye cyane, uvuga Imana neza cyane. Arabwiriza ukumva uranezerewe, ukajya wumva amavuta ariko aratemba mu mubiri. Umeze neza tate? Umeze neza. Umeze neza. Umwami arakurinze? Arandinze. Ubwo twaherukanaga wari umeze neza, natekereza ko n'ubu ngubu umeze neza. N'ubu umeze neza. Barambwiye ngo uretse kuba wamenya kuganira uzi no kubwiriza. Ni bukeya nubwo ntabizi nuvuga ijambo rimwe ry'Imana riba rimaze. Yego. Oya, icyambere nuko uvuga ikintu kandi ukavukorera umwami ukamuvuga, hakagira abashobora kuba bahinduka cyangwa bakaba bafashwa n'icyo kintu uvuze. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ugiye kutubwiriza rero? Ugiye kutubwiriza, ariko mbere yuko utubwiriza reka tubanze dusenge kugira ngo ibyo tugiye kuvugira aha hantu Imana ikomeze ibihereze umugisha kandi biherekezwe n'umwuka wera wayo. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi byawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kurinda uyu mubyeyi kugira ngo azagere igihe cyo kuvuga ineza yawe kuko wamurinze. Hari benshi bavuye mu mubiri ariko we kuba gihumeka umwuka w'abazima n'ubuntu bwawe. Ubu ngubu agiye kuvuga yatuza akanwa avuga ibyawe. Ibyo agiye kuvuga bizabe bizafasha benshi baherereye impande zose z'isi, habe wabasha guhinduka ahinduwe n'amagambo amunyujijemo kugira ngo atubwirize. Tubigusabye tukwizeye ku bw'izina rya YESU Christo. Amen. Amen. Ndababwira ijambo ryo kwizera. Ijambo ry'Imana rizarivuga ngo ijambo ry'Imana ni ryiza ngo rizarimera nk'amazi afutse yonanyo ifite inyota niko rizarinduhura rikarivuga ngo rizarihesha uryumva neza gukiranuka rikamurema umutima mushya. Riravuga ngo ijambo ryawe niyo mahoro yacu, ijambo ryawe niryo humure ryacu, tuzaza turyiratana iminsi yose tunezerewe dukomeye umutima. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryo kwizera umukristo baravye ngo ijambo ryo kwizera ngo ni igiti cy'umwimerere kandi ngo icyo giti cy'umwimerere ngo kizacera imbuto za mbuto ngo zizazisoromwaho n'abihanganye. Yego. Ngo zigasoromwaho n'abihanganye ngo kandi ifumbire ry'icyo giti ngo nibigeragezo. Mumenye kwizera ko ari ukuntu gukomeye kandi mumenye kwizera Imana kuko muyiringiye
muzahura n'ibigeragezo ariko mukazaririra kunesha. Ntimugahura n'ibigeragezo ngo mucogore, ntimugahura n'ibigeragezo ngo mugere intege nkeya, ntimugahura n'ibigeragezo ngo muvuge ngo nta Mana dufite. Yego. Imana irahari, ni y'ukuri, ni nyabubasha, ni nyabushobozi. Kwizera tuza tukurebera ku batubanjirije. Kwizera kwa Aburahamu kwamujanye mu rugendo rurerure. Imana yaramubwiye ngo nahaguruka asige se na nyina ngo ayikurikire. Aburahamu arabyemera, arizera, arayikurikira, ngo ashika arayikorera. Yego. Mwumve kwizera kwayo ko gukomeye. Irababwira ngo izabaha umwana, ngo uwo mwana niwe uzagira urubyaro rw'isi yose. Ariko ngo baragumba, baricara baratinda, bamaze gutinda ariko barakomeza barinda rya sezerano kugeza igihe rya sezerano ryuzurira. Sara byara wa mwana. Singoma kuvuga ibyo mu gitabo sinabizi, ariko mwe murabizi, murabisobanukiwe. Nabo mpaye mbwira bumve iryo jambo bararizi, n'ubugumba bwa Sara n'amarira ya Sara, n'igihe yabwiraga umugabo ngo nashaka uwo mujakazi ngo amubyarire umwana. Ibyo byose murabizi. Kandi uko nguko zari za ntege nkeya. Ariko kwizera nukuba warasezeranye n'Imana, ukavuga ngo ufite isezerano n'Imana. Wamara kugira rya sezerano ry'Imana, wazugera mu ntege nke ukibuka ngo rya sezerano Imana niko yavuze. Umaze kwibuka ngo rya sezerano Imana niko yavuze, uzuririnda ukihangana ukazageza igihe rya sezerano ryuzurira. Yego. Icyo mbwira biki gihe ndiko ndababwira ngo mukomeze kwizera kuko abambere bizeye. Yego. Mukomeze urugendo ruraruhije, urugendo rwo mu ijuru ruraruhije, ariko mukomeze urugendo mudasubira inyuma. Mugume mukomeze muje imbere, mukomeze mugume mwihangane, mukomeze mugume muvuge Yesu gusa. Nitumutumbira azaduha byose, nta na kimwe kizasigara. Ijambo ry'Imana rizarivuga ngo kuba amaze kwizera ijambo ryayo ngo rizariborohera nk'ibirere. Ngo ariko kuba tarizi ngo rirabaremerereye nk'inyundo. Kutaramenya kwizera k'umuntu uyu uhaye ugenda usubira intege ngo kuza kuremera nk'uku kw'inyundo. Ariko ngo kuba amaze kwizera ngo rizaryoroha. Yego. Mureke twizera ijambo ry'Imana. Niko batubwiye, muza mureba abambere bagiye, ba Yosefu bagenza urugendo, bariko bashaka kwizera, bariko bashaka ijambo ry'Imana, banyuze mu bikomeye. Nubwo natwe tunyura mu biruhije n'ibikomeye, ariko muzotumbire mumenye ngo iherezo ryacu Yesu azadushyira muri gakondo ko mu ijuru. Ijambo ry'Imana ngo Dawudi yaranditse aravuga ngo iwe ngo yaranditse aravuga ngo yabikiye ijambo ry'Uwiteka mu mutima kugira ngo atamucumuraho. Yego. Natwe nitubikira isezerano ry'Imana yacu tukaribikira mu mitima yacu kugira ngo ntituzamucumuraho kandi tuzarisohoza. Ureke mbabwira agasezerano kamwe ka kera. Igihe kimwe amasezerano umuntu Imana iziguma kuvuga amagambo menshi, gahanura menshi, kavuga menshi, ariko nzamvuga isezerano ryanyubatse kandi rizarituma nkomera ngahagarara. Narose ijambo ry'Imana nkiri umwana, nari umwana ukurikiwe kabiri. Ndarirota ndeba umuntu araje anzanira intango y'umutemeri, anzanira n'uruhindo, anzanira n'urumafu rwo kuboha. Ndaboha wa mutemeri ngo ngugeze hagati nsaba inkongoro, ngo nibambe inkongoro, ya nkongoro baraza ngo amare gushika ya nkongoro. Ndavuga ngo hasigaye imihiro, hasigaye imihiro 3 n'umureremvyo n'umumino. Ndakanguka guhera ndi umwana ico gihe, iryo sezerano kisha izo nzozi ntizamvuye mu mutima. Ndazigumana uko nkura ngakurana uwo mutemeri, uko nkura ngakurana kuboha uwo mutemeri. Ngo bucya bituma niga kuboha imitemere yacu z'inkongoro zacu. Ariko ari iryo jambo ico ryatumye ryandemye rirandema.
maze kwakira ubuntu bw'Imana barambwira ngo iryo jambo warose mpandi rotora barambwira ngo nugo sana urusengero rw'Imana ndabisheceka turicara turatura ejo bundi natashye mu Rwanda 94 niho cyambereye igitangaza niho cyambereye isomo niho nemereye isezerano niho nemereye kuvuga ngo niturindire isezerano ntako tuzaba ngo nshike mu Rwanda naraye mfatashye iryo joro wamutemera uragaruka ntumva ko nawe urose nkiri umwana wamutemeri na yankongoro na rwa rumafu na rwa ruhindo umuntu arambira ngo ngaho ya mihiro yasigaye ndatangira ndayiboshye ndatangiye kumena igihe mpaye mina umumino ugeze hagati ndababwira ngo nimuzanire ya nkongoro ngo umino wanje udahengama barayizanira ngo mare kuyigeraho kandi ndavuga ngo uratunganye ntuhengama ndakanguka kugeza n'ubu sindasaba kurota na n'ubu uracyayirota sindasaba kurota ko nujuje rya sezerano n'ubu ndacyari muri rya sezerano n'ubu ndacyari ko mvuga ngo ndacyari ko mboha hahandi ntiharuzura umunsi hazuzura n'uwo munsi isezerano ryanje n'Imana rizuzura ubu ndacyari ko nkuboha umutemere natangiye kuboha ndi umwana ukurikiwe kabiri none murebe kugeza n'uno munsi ndacawuboha nico gutuma nababwiye ngo kuba mu Mana n'umuruho irwo ni mbwira kurindira iryo sezerano kuba ndyicaranye nkaba mpaye mvuga ngo wamutemera sindawuzuza harabura iki Imana nibizi kibura jewe sinkizi kandi sinanizi ko nzotaha no mu Rwanda uwo mutemera urwasuka garuka nawe naravuze ngo ko nawe narawoboshye nuko narujuje ariko nzamva ngo icyambereye gitangaza nuko nashyitse narantashye mu Rwanda wamutemere na wankongoro zikagaruka kandi ngasanga atangira nkaboha hahandi nasigiriye niho natangiriye none ubaho nasigiriye sindasubira kubatangirira ndacyari mu rugendo ndacyari ko mboho umutemere isho tuma nababwiye ngo isezerano ry'Imana rirakomeye kuririndira no kwihangana isho tunabwiye ngo isezerano ni igiti cy'umwimerere isezerano n'Imana yagusezeranyije ukarigumamo tuguma twizera Imana icyo yagusezeranije tikizareka kuba kizuzura habana uzageza hehe yego uko amasezerano ni menshi nuvuga ni menshi mfite amasezerano y'Imana sino yarondora ngo navuge ngo namare ariko arayasohoye yarasohoye nyine niyo mpaye yarasohoye amwe ariko yandi ntarasohora nico gituma mvuze ngo sinayaguma ngo navuge ijambo ry'Imana ejo bundi dadusenga nura mukecuru niwe nagize gutya ndahishurirwa gutya nansomere mu gitabo cya Zaburi kuri 5 kandi uwo munsi twari ko twishaye mu buyo ngo ngire gutya nazaga ndeba igitabo nkareba kije kibumbye uko ndeba birankareba ijumbye ariko uwo munsi narameshe narebye yaje ibumbuye irambwira ngo ngaho soma kandi 5 ndakareba Zaburi 5 mutangiriraho Zaburi 5 umurongo wa kangahe wa mbere Zaburi 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kangahe ayaye ndeko ndavuga uko nabwiwe gusa ngo nsome iryo jambo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi baririmbisha Nehiloti ni iya Dawidi Uwiteka igice cya umurongo wa 2 Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye amen ita kubyo nibwira umurongo wa 3 mwami wanjye mana yanjye cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira kuko ari wowe nsenga umurongo wa 4 Uwiteka mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe mbe maso ntegereze amen 5
kuko atari imana y'intambira kibi umunyengeso mbi ntazabi wawe. Umurongo wa 6, amena, abibona ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose. Umurongo wa 7, uzarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Umurongo w'8, ariko njyeweho nzazanwa n'imbabazi zawe nyinshi mu nzu yawe, kuko nkubashye nzikubita hasi nsenge, nerekeye urusengero rwawe rwera. Umurongo wa 9, yego, iryo nje simenya kurisobanura, ariko muri sobanure mwe mwenyine, muri sobanure muri cishe gakomeye kunkora nyabuhanga. Iyi ni indirimbo ya Eme Uwimana yahimbye indirimbo muri aya magambo. Musubire mu nsomere mu ngoma kuri 25, mu ngoma manishim 20 mu ngoma 25 na gatanu, yego, guhera ku murongo wa mbere. Kandi Dawidi n'abatware b'ingabo batoraniriza uwo murimo bamwe bo muri bene Asafu na Hemani na Yedutuni ngo bahanuze inanga na nebero n'ibyuma bivuga. Mumenya ko ari mwebwabo. Yego, mwimenye amazina y'abakoraga uwo murimo uko bajyaga ibihe ni aya: abo muri bene Asafuru na Zakuri na Yozefu na Taniya na Asalela, abahungu ba Asafu batwarwaga na Asafu wahanuraga uko itegeko ry'umwami ryari riri. Amen. Muhanure uko muhagurutse, muhanure itegeko ry'umwami uko riri, muhanure itegeko ry'Imana, muvuga ijambo ry'Imana uko riri. Iryo ni ijambo ryanyu. Yego, tukomeze twizere Imana, kandi dukomeze urugendo rwo gukorera Imana, kandi dukomeze urugendo rwo kumva ijwi ry'Imana. Yego, dutegereze Imana, tuyitegereze, tuyitega amatwi, tizaduhisha mu maso hayo umunsi y'umubabaro. Nukuri ijambo ry'Imana niryo Imana impaye kubw'izina ryayo. Amen. Amen. Noneho tate, urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza kandi rikomeye cyane. N'ubuhanuzi bukomeye, nuko buriya bashaka kubona utinyeganyeje bakagira ngo ntiwahanuye, ariko Bibiliya iravuga ngo ubuhanuzi bukomeye cyane buri muri Bibiliya, kandi icyo uzatuza akanwa kawe kivuga ku bwami bw'Imana no gukebura abantu bayo n'ubuhanuzi. Yego, urakoze kubw'ubuhanuzi bwiza uduhaye, kandi Imana iguhe umugisha. Yego, kandi Imana ikomeze yagure intambwe z'ibirenge byawe, kandi ujye ukomeza uyikorere ku myaka yawe 85 ukibasha kuba wabwiriza ukagira. Ni ubutunzi bukomeye ku bakiri bato kuba bakibasha kukugira ngo ubashe kubabwira ijambo rikurimo. Baravuga ngo umukecuru ni mugenzi w'Imana, bikaba akarusho kuwizeye izina rye akarikurikira akemera kumukorera. Turagushimiye ku mwanya no kubw'ijambo ryawe, kandi abantu bazabasha kuryumva bazakomeza gufashwa naryo. Yesu numukiza ndamwiringiye, Yesu numukiza ndamwiringiye, ni igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe. Ngwiyo mbonye ibyago aja ndengera, iyo mbonye ibyago aja ndengera,
ni igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe. Iyo ngiye kugwa ajandamira, iyo ngiye kugwa ajandamira, ni igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe. Satani yantera ntabwo inshobora, Satani yantera ntabwo inshobora, ni igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe. No mu cy'isi numa ntewe muri we, no mu cy'isi numa ntewe muri we, ni igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe. Sinkinyeganyega kuko ankomeje, sinkinyeganyega kuko ankomeje, ni igiti cyatewe ku mugezi n'amahoro pe. Amen. Amen. Ibyiza nuko uri umutate wabaye murenge, kandi murenge bakunda kuririmba indirimbo za nyimbo za wokovu. Nta karembo ka nyimbo za wokovu waturirimbira? Nimebatizwa katika Roho, shangwe ya mbingu rohoni, moto moyoni, pia kinywani, nashuhudia pendo la Mungu. Yesu ni wimbo na roho yangu, nitamusifu hata milele, na nitamwona yuko mbinguni. Yesu ni wangu na mimi wake. Nkuko abantu batazi igiswahili, abakiri bato, iyo ndirimbo ishatse kuvuga iki? Iyo ndirimbo iravuga ngo nje narabatijwe mu mutima wanje, nabatijwe ubatizo bw'umutima. Yego. Nabatijwe umutima bw'umutima. Mu mutima si y'amazi, ni nabatijwe mu mwuka. Aravuga ngo mu kanwa Yesu ni wimbo na roho yangu. Yesu ni umuririmbyi muri nje. Yego. Ndaririmbana nawe, ndagendana, ndavugana nawe, ndaganira niwe muri umutima wanjye. Yego Tate, urakoze cyane kubwo kuduhezagiza. Abarundi baravuga ngo kubwo kuduhezagiza, Imana iguha umugisha kandi ikomeze kuguha amavuta. Nukuri nanezerewe kubona umukecuru w'imyaka 85 akibasha guhamya Imana. Ngiye mpita numva nyifite umukoro wo gukomeza gukora kugira ngo nzabashe kugera aho ugeze. Biranejeje cyane. Ubu hari abasaziye mu nzoga, hari abasaziye mu miruho igiye igize, ako kubera gukurikira Yesu no kugira akomeje kukurinda. Haleluya. Imana ikomeze kurinde kandi iguhe umugisha. Abayikunda muze tugende, abayikunda muze tugende, nje ntabwo nzasubira inyuma. Kumenya Yesu n'iby'igiciro, kumenya Yesu n'iby'igiciro, ntabwo nzasubira inyuma. Ninjye kimuga cy'ibedisayida, ninjye kimuga cy'ibedisayida, kimwe Imana yakijije. Amen. Reka tugusabire umugisha kugira ngo Imana ikomeze itange amavuta. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi byawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kubw'amavuta wahaye uyu mutate, kandi akaba umubyeyi wacu, akaba umubyeyi mukuru kandi ukibasha kuguhamya. Amen. Bibera ikimenyetso abakiri batoya yuko umwami agira neza. Iyaba atarakubonye ngo abone neza yawe, ntabwo aba akiguhamya, yaba yarabivuyemo.
ariko kuba gikomeza guhamya akakuvuga kuri imyaka 85 akavuga ineza yawe nuko wakomeje kumurinda kandi ukamugabiza ubuntu bwawe. Reka tugushime rero kandi ukomeze kumurinda, ukomeze kumuha uburambe, azakomeze abeho imyaka myinshi abashe kubona ineza yawe. Tubigusabye tukwizeye kubw'izina rya Yesu Christo. Amina. Amen. Inkuru nziza TV.